Izo cash nizishonga ni fesika yonga. What we gonna do? What we gonna do? Respond me now. I hate the way you call me. Come Yeah, only when you're horny. Numwe mu bahanzikazi bari mu gihugu cy'u Rwanda bazwi na buri wese. Kuva ku ndirimbo nka Wibeshya, My Lady, Ogera n'izindi nyinshi. Umukobwa wakuze yumva ko nta kintu na kimwe umuhungu yakora batashobora. Yakuze yumvamo impano zitandukanye, ariko yaje kuganza izindi niyo kuririmba. Inseko nziza, ijwi ryiza, uburanga buhebuje, igihagararo cye n'imana idasanzwe nibyo bimwongera igikundiro agakundwa na buri wese. Ni umukobwa wigaruye imitima y'abatari bake baba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iyo muganira ari ubwa mbere ushobora gukeka ko hari aho musanzwe muziranye kubera uburyo yisanzura kuri buri wese kabone n'ubwo ari ubwa mbere bahuye. Uyu yatangiye kuririmba bya kinyamwuga ubwo yatsindaga amarushanwa kandi yiswe The Next Diva. Iyi rushanwa akimara kuryegukana nibwo yahise asinya amasezerano muri iyi lebo yayisanzwe barizwamo abandi bahanzi b'ibyahamare nka Mico The Best na Danny Vumbi. Uyu mukobwa yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi zanakunzwe cyane. Yagiye anitabira ibitaramo bitandukanye harimo n'ibyo ku giti cye. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 nibwo hacikanye amakuru avuga ko uyu mukobwa yaba yatandukanye n'iyi lebo yamuzamuye ikamugeza ku gasongero k'umuziki nyarwanda. Uyu mukobwa kandi ari mu bitwaye neza mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR Paul Kagame. Ku ndirimbo ye yafatanyije na Bruce Melody yitwa Ogera yaje mu zambere zakunzwe cyane muri icyo gikorwa. Mu minsi yatambutse yigize kumvikana impaka ku mbuga nkoranyambaga ko uyu mukobwa yafitanye ibibazo na mugenzi we Butera Knowless kubera ko ngatigeze amushyira ku rutonde rw'abahanzi batuye Bugesera basuye na His Excellency Paul Kagame akanabagabira. Ariko we ubwe ibi yarabihakanye avuga ko nta kibazo bafitanye ahubwo ko ari impamvu yabyo. Ni byinshi yakoze, ni byinshi yagezeho ndetse ni byinshi kandi agihanira kugeraho. Ariko siretse bimaze kukubwira hejuru n'iki kindi wajyaga umwibazaho. Ahubwo se hari ikindi kindi waba umuziho? Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa neza ubuzima, amateka n'urugendo rwe rwa muzika uko rwatangiye ndetse na bimwe mu byaranze uyu mukobwa kuva mu bwana bwe. Kora subscribe hano kuri Papa Biraso TV kugira ngo uzaguceka n'ibiganiro tubategurira umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Joe 12. Mbahaye ikaze. Amazina ye ni Bwiza Emerance. Twese tumuzi nka Bwiza kubera ko aryo zina akoresha mu buhanzi. Yavutse ku itariki ya 9 Kanama mu 1999. Ni umukobwa w'imfura iwabo mu muryango w'abana 4, mu bakobwa 2 n'abahungu 2. Akaba atuye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Yavukiye Gitarama ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Umuryango we waje kwimukira i Kigali nyuma, gusa kuri ubu we atuye Nyamata mu karere ka Bugesera nyine. Bwiza Emerance amashuri abanza yize kuri Kigali Harvest mu murenge wa Kimihurura. Icyiciro rusange yize mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Joseph. Amaze guhitamo ishami ryo kwiga yize igihe gito mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Bernadette mu karere ka Gisagara. Asoreza yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloyizi mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Bwiza Emerance yize mu mwaka wa mbere muri kaminuza ya Mount Kenya mu ishami ry'ibijyanye n'ubukerarugendo Hospitality and Tourism Management, aho yatangiye kuhiga mu mwaka wa 2020. Uyu mukobwa ukiri muto yakuze akunda umuziki, ahanini biturutse ku kuba yarajyanaga n'ababyeyi be mu rusengero akishimira uko baririmba. Uko yigiraga hejuru mu myaka ni nako yajyaga kuririmba muri korali zitandukanye zirimo iz'abana n'iz'abakuru. Arabikomeza kugeza n'ubu. Uyu mukobwa yaririmbye muri korali kuva ku myaka 8 y'amavuko, ku buryo korali yarimbyemo zimwe atazibuka amazina. Ndetse muri iki gihe ni umwe mu baririmbyi b'urusengero asengeramo rwakoreraga i Kigali nyuma rw'imurirwa i Nyamata. Akaba ashishikajwe cyane no gushyita afari ku muziki w'abakobwa mu Rwanda. Agaragaza ko ibyo abahungu bakora n'abakobwa nabo babikora mu muziki. Bwiza yatangiye umuziki mu buryo bwa kinyamwuga ubwo yatsindaga amarushanwa yitwaga The Next Diva indi mbuto. Iri rushanwa ryo gushakisha impano z'abakobwa mu muziki byabaye mu ntangiriro za Kamena 2021. Iri rushanwa ryitabiriwe n'abakobwa barenga 200, aho bakoresha uburyo bwo kwifata amashusho ubundi bakohereza kuri email, Facebook, WhatsApp na Instagram. Uko bari 211, ababashije kujya ku cyiciro cya nyuma bari 30. Akanama nyemuramaka kari kayobowe na Semivumbi Dani. Ubwo ndavuga Danny Vumbi usanzwe uri mu bari bagize iyi lebo yateguye amarushanwa. Bemeje ko Emerance Bwiza ariwe wahize abandi, akaba rero uganye igihembo cy'iryo rushanwa.
mu muhango wo kumurikira abanyarwanda uyu muhanzikazi wari witabiriye n'abarimo ababyeyi be n'abavandimwe be. Umuyobozi w'iyi lebo Dr. Kinu Muhamedi yavuze ko uyu mukobwa bamubonyemo impano n'ikinyabupfura ari nayo mpamvu bizeye ahazaza he. Dr. Kinu yavuze ko impamvu nyamukuru yatumye bategura irushanwa bashaka kuziba icyuho kigaragara mu banyarwandakazi bitabira ibikorwa by'ubuhanzi by'umwihariko umuziki. Dr. Kinu kandi yashimiye umuryango n'ababyeyi ba Bwiza Emerance muri rusange kuko bamushyigikiye ndetse bakaba barakomeje kumushyigikira kugira ngo impano ye igaragare. Muyoboka Alexis wari witabiriye umuhango mu ijambo rye yagize ati ibi bintu tujya kubitangira byari bigoye, ndashimira iyi lebo uko bakunda umuziki, bazagera kuri byinshi dufatanyije twese. Bwiza yavuze ko yari asanga akunda umuziki cyane ndetse yagize amahirwe yo kugira ababyeyi bamushyigikira muri byose bakanamugira inama umunsi ku munsi. Karake Emmanuel umubyeyi wa Bwiza yavuze ko umukobwa we yabyirutse akunda umuziki kandi bamubonyemo impano akiri muto cyane, batangira kumushyigikira no kumuba hafi umunsi ku munsi. Bwiza Emerance amaze kwakirwa n'iyi lebo nyuma yo kubona igihembo cy'irushanwa rya The Next Diva ku nshuro yaryo ya mbere, byamuhaye amahirwe yo guhita atangira gufashwa n'iyi nzu isanzwe itunganya umuziki ikorana n'abahanzi mu kubazamura bakanabamenyekanisha. Bakaba barasinyanye amasezerano y'imyaka 5 bakorana. Iyi lebo akaba ariyo yakoreyemo alubumu ye ya mbere yari isanzwe ibarizwamo abahanzi bakomeye hano mu Rwanda nka Mico The Best na Dani Vumbi. Uyu muhanzikazi akimara kwinjira muri iyi lebo bahise batangira kumufasha gukora indirimbo zigiye zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake, harimo izo yiyandikiye ku giti cye ndetse n'izo yafatanyije n'umwanditsi w'indirimbo Dani Vumbi na Mico The Best. Nyuma y'igihe gito atangiye kuririmba bya kinyamwuga, amaze gukora indirimbo nka Available na Iwe, yateguye igitaramo cya mbere cyo kwiyereka abo kwivuka i Bugesera. Ni igitaramo cyabereye kuri Place Hotel. Bwiza afatanyije na lebo ye ku itariki ya 23 Ukuboza 2021 yakize hanze extended play ya mbere yise Connect Me, yahuriyemo n'abahanzi batandukanye bakomeye mu muziki nyarwanda. Iyi Connect Me iriho indirimbo 6 yayihuriyemo n'abandi bahanzi nka Riderman mu ndirimbo bise Mi Amor, Kevin Sika bakuranye mu yitwa Hello, Mico The Best bahuriye mu yo bise Wibeshya, Soshomura bakuranye mu yitwa My Lady, Chrisizi bakuranye mu yo bise Lolo. Nyuma ya extended play kandi Bwiza mu ijoro rya tariki ya 24 Kamena 2023 ubwo yarataramiye abakunzi b'umuziki mu gitaramo cya Friends of Amstel Fest na album yavuze ko yitira inzozi ze zo kuba umunyamuziki, ubu akaba yarabashije kuzigeraho ndetse gikomeje urwo rugendo. Ati nayise My Dream ko zari inzozi zanjye zo kuba umuhanzi, nkagira album nyinshi, ngiye niyo igiye kubimburira izindi. Mu gukomeza gukabya inzozi ze muri muzika, uyu muhanzikazi amaze gukora indirimbo n'abandi bahanzi bo hanze y'u Rwanda. Uyu muhanzikazi Bwiza yagaragajwe igikundiro n'abafana be mu bitaramo bitandukanye yagiye akora, harimo ibyo yakoreye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibi byashimangiwe n'igitaramo cyabaye muri Werurwe 2023, igitaramo cyabereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho yafatanyije n'abarimo DJ Princess Flo n'umuhanzi Kenny Solo uri mu bakunzwe mu Rwanda. Nyuma y'ibi byose kandi n'urugendo rutoroshye uyu muhanzi yanyuranyemo na lebo yamuzamuye. Mu kwezi kwa Mutarama 2024 nibwo hacikanye amakuru avuga ko imikobwa yatandukanye n'iyi lebo yamuzamuye. Ni amakuru yemejwe n'umuyobozi w'iyi lebo Dr. Kinu Muhamedi, ahamya ko yamaze gutandukana na Bwiza. Ku gutandukana kwabo nyuma y'igihe kitari gito bakorana, bikaba byaturutse ku bwumvikane buke hagati ya Dr. Kinu Muhamedi ari nawe muyobozi mukuru w'iyi nzu ndetse na uhuje imfura Jean Claude ushinzwe kurebera inyungu za Bwiza muri iyi lebo. Bimwe mu byagiye bimuvugaho hasi kwakibagirwa nk'inkuru yabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga ubwo yakozanyijeho mu magambo n'uwatangaje ko agiye gushyira ku karubanda amashusho amugaragaza ari gukora igikorwa cyo mu buriri. Ni impaka zazamutse hagati ye n'uwitwa Gasuku wamuteguje ko agiye kumugaragaza gukora imibonano mpuzabitsina. Bwiza utarakanzwe n'ibi ngibi byatangaje ko agiye kumugaragaza ari mu gikorwa gisanzwe ari ibanga rikomeye, yabaye nk'uwihenura kuri uwabimuteguje. Yagize ati niba ari n'amafaranga byansaba nayo naguha, kora ibyo wumva bigushimishije kuri njye. Gasuku nawe yahise yongera aragaruka atanga igitekerezo kuri iki cya Bwiza amugaragariza ko atewe ubwoba n'uko amashusho ye yajya hanze. Ati hama hamwe bakote nigaramiye, ibikorwa nk'ibi si byiza mu bahanzi, aho rimwe na rimwe bikunze gukorwa mu buryo bwo gukomeza kuzamura amarangamutima y'abakunda ibihangano byabo cyangwa se bashaka kwamamaza ibikorwa byabo byaba bigiye gushyirwa hanze. Uyu mukobwa ukunda kwisekera mu buzima busanzwe avuga ko ikintu cya kimugora ari uguhitamo ibyo yambara. Bwiza ibijyanye n'urukundo rwe aracyari ingaragu, gusa afite umukunzi ariko birinze ko bijya hanze.
ngayo nguko rero ngibyo bijyanye n'ubuzima n'amateka byaranze uyu muhanzikazi n'urugendo rwe rwa muzika. Ni natwe ari ikiganiro cy'uyu munsi mushimira ko babanye natwe naho ubutaha Imana ibarinde.